application mbazaniye abantu bari kubikura amafaranga menshi. Dore ngabikuye amadolari 883 dore yabikuye 490 429 330 nanga urunubone w'abantu benshi bari kugenda bikura muri application. Iyi application ni shyashya ko nigeze mbahereza indi application imeze nka mugenzi wayo. So iyi application imeze gute? Ni application yindi mbazaniye tugiye gutangira kuzandabereka uko mwabasha koraho ibiceri. Ati rero ni gute? Icyo usabwa nta kindi, link muraza kwikora muri video description, ugende ukora account utangire gukora ibiceri muri application. Wowe just bana nanjye nkwereke easy way uko wabasha kwibyaza umusaruro. So link nakubwiye kuri muri video description, uraza gukanda ukurikiza ibyo nakweretse, ubundi nkwereke uko wakora amafaranga muri application. Kubikura nako kanya, uko wakora mu ibiceri ni ibintu byoroshye cyane. Nkwaye ikaze rero abantu bangiye no application mbazaniye. Ni application nziza turi kugenda dukora amafaranga wangi. Rero iyi application kugira ngo ikuremo account, already nababwiye ko iyi application isanga ya application yitwa Gemungala nabahaye. Ni muvandimwe, ni application zakozwe na company imwe. So rero nibisanzwe naberetse uko wakora account kuri Gemungala nayiberetse. Aha uraza kuza ukanda no kuri email. Ahangaha uraza kuza ngo andikemo email, uraza gushyiramo, uraza gukoresha tubwe wenda araza kwandikamo wenda email, uraza gukoresha ukanda no next. Uraza gukanda no next gatoya utegereze. Ahangabo winjiye muri application tayari, hano application nayigezemo. Noneho iyi application ariko uraza gukoresha email itandukanye niyo wakoresha muri Gemungala. Bivuze yuko umuntu ufitemo email imwe akaba ari ikoreshe kuri Gemungala, baraza kumubwira ko already uyifite kuri indi account. So rero ibi ngibi biraza gufasha kugira ngo ubashe gukora indi email niba utayifite, kugira ngo wongere ukore account muri application. So n'ubwo buryo rero urabasha gukoresha ukora amafaranga muri application yitwa Block Blast. Ni application nziza cyane. Okay bantu wangiye application nkimara kwinjiramo nahise nkorera zino token zingana uko nguko. Dore kuno zingana mu minota itarenze 10 zine diyama zingana 336 isingoramo akakanya. Application y'amazi. Iyi application imeze nka application nabahaye yitwa Gemungala. Dore abantu benshi bari kugenda kuri mu ibiceri, bari kugenda bikura. Dore ibikubo bariho, dore ibindi byose n'ahandi hano urabikura atari muri iyi video gusa naguteguriye. Just ubana nanjye ugere ku musozo wa datarasa njambo na rimwe. Ngiye naguteguriye nk'ibisanzwe ageze kuri Sam Promoter Official. Guys, uri mushya kandi subscribe ukanda like ku video yanjye, uko iyi video ndakwereka uko wakora amafaranga muri application, uko yabikora, nuko azakugeraho step by step. Igihe kizafata kugira ngo akugereho cyose uzabana nanjye kandi nzagufasha. So nyibisanzwe naberetse yuko application nabahaye ku muntu wakoze Gemungala mbere ko link ya email yakoreshe atari yo nyirakoresha hanga, kuko baraza kumubwira ko afite indi account. Ni mpamvu rero uraza gukoresha indi account. Niyo nibisanzwe link uraza kwikora video description, uze downloading application tukora account. Reka nkore kuko wakora amafaranga muri application. Nkwaye ikaze. So nyinjemo mu kanya ndi gutestinga ndebe game za ukuntu zimeze. Iyo nigeze mbahereza yitwa Gemungala, nigeze kuyikora bitewe nyine kutabimenyera. Zino boro za zino token z'izi game ziratugora, ariko uyu munsi noneho nimaze kwinjiramo, none hahise nkorera token zingana 496. Ati rero ni gute rero game mba ndi kuzikina? Ni ibintu byoroshye. Tuvuge kano yukazanya ushaka ahantu urashyira kugira ngo bigwemo. Nk'ahanga uranashyiramo, ahanashyiramo kano kaza, turebe kano kajya he. Okay, ubese ushyiramo bakanakuyobora. Ni ibintu byoroshye. Akane bakajya, niba kajya aho mbese ukajya ugashyiraho bitewe naho ukajya nyine tu. Shyiraho bitewe naho ukajya, ariko nyine ugashyiraho ugapimiranya nyine tu, ukabona karahajya. Ahangaha buriya bivuze ko muri utungu utaraka turakina. Iyi boro yabagwaye no boro iyi sa nkaho wenda ari token ije kuza boro wenda nk'ahangaha, sibyo? Aka turagashyira boom. Ahangaha uko nako token zizi kugenda ziyongera. Ku muntu umenye gukina zagiyemo zo muri telefone za matushe, ndacyako nta muntu
nta muntu utarigeze utarigeze gukina iyo game nyine ko ni game ibamo cyane. So ariko rero naho ugera ugasanga urifunze, aho ugera ugasanga usa nkaho wifunze, ariko ahangaha iyo ukinnye ushishoje hano ntabwo wabura inzira kabisa. Boom. Kuno ngo tukiri kugenda tuzikora gake gake kandi ibintu biri kugenda bibasha kugenda neza. Dore n'ahangaha dushaka uraza ukabika hano, mbese urabikora ku muntu usanzwe ukina tukini tuboro. Hano urazunguza nyine tuge nk'ahangaha ukatishyira boom, n'ahangaha wenda niba ari kuzamura akushyiraho nyine by'urukona nyine bihwanye naho nyine tunanga no gupfa gushyiraho nyine ko nababwiye ku muntu rusanzwe amenyeye gukina game zo muri telefone ngiye yamworohera cyane, kuko ikiza kingi banakwereka bakwereka aho urakina, bakwereka aho urakina. Ahangaha dusa nkaho tugiye kwifunga, icyo bita kwifunga. Hari igihe ukina ugasa nkaho wifunze nyine imaze ukinye usa nkaho wifunze. Dore nkaho uratwifunze, nta hantu turakira ngo bikunde, kuko hano hose ntabwo tunganya size. Iyo byagenze uku nguku rero hano tuba turaburije byadaje, tuba turaburije pe. So ubundi none nanze kubikina kugira ngo iyo ndi gukora video mbikina nabi bigatuma yita mbyica vuba nyine ariko nakundi nzaba mbikina buriya kano karangiye. Nicyo kibikiza game imeze nka ya ball yitwa Gemala nigeze kubahereza. Ariko reka tuve muri ibyo ngibyo, twagiye kuri application hari icyo bita referring. Aba nabo wareferinze, abangana nabari top ku referring abantu. Hari icyo bita message, angana message ufite none hano hejuru. Aha hari icyo bita basic profile yawe. Aha tukimara kwinjiramo ya application ijya kumera nka ya application nabaye yitwa Gemala, nayo tugimisirimbine zakora video ya withdraw yahanga ukanda no kuri wallet downloadinga Gemala. Kuna ko ari application zisa nkaho zifitanye isano. Iyi application already isanzwe nyifite withdraw nyine. Uko downloadinga ugenda hari ukadownloadinga application utayifite cyangwa ugatumira abantu, ubundi ukabasha kuramo ibiceri muri iyi application. Kanza no withdraw bitabikwereka, niba witegereza neza aricyo bita nayo ijya kumera nka application yitwa Gemala neza cyane n'ubyitegereza. So abana bahiga abandi kugira rank ya danje muri application. So reka dusubire gatoya. Already igihugu cyacu kiba kirimo ariko noneho bita profile. Kuri profile none profile hari ibyo tutujijemo nyine tugiye kuzuzamo. Handitse profile, anga profile photo. Uraza wenda ukajya kuri album ugashyiraho ifoto yawe, tugenda ugashyiraho iyi ngiyi wenda nk'iyi foto. Hariya hejuru hari icyo bita gender. Niba uri umugabo urazishyiraho umugabo n'umugore ukanda hano. Uri umugabo urakanda kuri male or female urakanda hanga dushyize ko ari umugabo. N'imyaka bashyize 18 ariko reka dushyire wenda ko twavutse muri angaha 26. ID yacu irimo nickname ahangaha sinzi na turahindura nickname bikunda ariko biraza gukunda. Some promoter ariko nyine ushaka kubihindura bifatanya. Hano urabifatanya confirm. Hanga sinzi nayo ajya kujya login nayo iri hano personal certification account. Hano gukora account noneho account hari icyo bita already hano babonye icyo bita advice yacu account uzuga hagire. Hanga isamyira ko baye successful hariya kuri email ikora hariya ariyo n'inkoresha bambira yuko ngo nigeze nyikoresha na mbere. Reka nanga kuri hariya kuri Gmail nanga kuri noze naho reka dushyireho next tegereze turebe message no kodi tari kwibona uzanga ndetse spam ukareba niba yaje.
8 hano amasegonda bamanuka 8 7 12 12 katurebe 14. Nangaha email nayo yahise ijyamo, bivuze ko account nayo isiba verified. Ahangaha ugerageje account yakubwira ngo wayikoreshejwe, urategereza ahangaha ukareba. Reka dusubire no kuri profile yacu, reka dukore refresh. Ahangaha account kuno ko iyo bita Google, Gmail byose byagiyemo cyose. Mbese muri iyi application twakirangije, twinjiyemo tutatuzibona. Ushaka urazivunja hano nyine tu ushaka urazivunja. Icyo bita noneho iyi application warrant nyine iberetse nyine iri warrant. Ugomba kugira ngo ukore withdraw amadolari 20 uko ufite inoza diyamazinga ibihumbi 200, akora withdraw 20 USD kugira ngo bikure idolari rimwe, naho ni uko ufite 10k za diyama. So kubikora nk'ibisanzwe nyine nakubwiye, aha ushaka utumira umuntu, utumira abantu. Ahangaha umuntu umutumiye baguhereza coin, y'abantu ngo babigaragara hejuru bahita yaguhereza coin. Hano bahita ubibona. Noneho hano zino game twaba turi gukina, izi ball, izi laboro turi gukina, hariya hejuru hari abantu usanga nyine bo bafite rank ziri hejuru cyane, akubwira ngo you are not eligible for event. Ahangaha ni event y'abantu nyine bahiga abandi bakina zino game nyine tu bakina game bakabona uburyo bwinshi cyane. So ku muntu rero ushaka gukora withdraw muri application, inama namubwira, iyi application ni umuti ku muntu nyine ushaka gukora withdraw. Ikintu cya mbere nakubwira, ubishaka wagenda ugatumira nk'abantu bawe, ufite nk'abantu. Tuvuge ngaha dusubira nyuma gatoya, uko nako gutumira umuntu umwe baguhereza zino coin zingana n'ibihumbi bingahe 10. Iyo baziguhaye ugatumira wenda nk'abantu 20, ari amadolari batubwiye nangahe. Dusubira inyuma gato, dukanda kuri profile tugakanda aha batubwiye ko minimum ari amadolari 20 nyine tu. Ariko ufiteho n'idolari wabikora, ariko minimum amadolari 20. Ufite nk'abantu bawe rero tutumira ugakina na game, byagufasha kuhita ukora withdraw vuba vuba. Tongere gusubira hano gato, message hano n'abantu bigenda mucata, referring hano ni code. Iyi code rero muraza kwikinira cyane kugira ngo mwinjire, bahita bahereza bonus iya twatangiriyeho. Iyi game rero dusanga aho twayicumbikiye ahangaha, ko nyine urukona ko hano twifunze. Rero iyo byagenze ukiriye ukanda hano hejuru, aha akaguhitishamo ball nyine ushaka gukora. Niba ari move forward, move trailer, ahangaha bakwigisha nyine uko bikorwa nyine tu. Ahangaha zaborotswe nyine, uraza ugahitamo reflip. Ahangaha nyine arabakwereka uko igenda ikinwa nyine, uko ino game igendwa ibintu byaba kwenda bakwereka. So rero aha hejuru yakanze batakujyana hari icyo bita reward. Noneho ubona ko ino reward twebwe yatubwira ngo you are not eligible for event. Ntango twebwe iyi reward twemerewe, ntango twemerewe, kona ko twebwe abayirimo n'abantu basanzwe bakina tuno tugame tuboneka muri iyi application. Abandi hari icyo bita daily, hari icyo bita month, ni ku munsi uko igenda ikino. So rero ku muntu nyine ushaka gukora withdraw, namushishikariza nyine kuhita akora ubwo buryo namubwiye, gukina game adahagarika no abantu nyine tu no gutumira abantu. Nabyo ni sawa,
kuko nabyo birafasha. So rero ndizera ko ino video yabafashije, reka tube ducumukiye ahangaha tuzahure mu yindi video, ariko muze gukenera link muze gukanda muri video description.